kuko ibyo dutunze byose biva mu maboko yawe. Uyu mwanya tugiye gukora mu mifuka yacu tugutura ibya 10 n'amaturo mu byo waduhaye. Turasaba ngo buri muntu wese umufashe kugira ngo atange ku mutima wiwe wamutumye, kandi abatanga bose ubaho umugisha kugira ngo bazongere babone ibyo bagutangira. Dusengeye n'amaturo yose ndetse n'ibi bya 10 kugira ngo bizakore umurimo wawe nk'uko ubyifuza. Ngaho bane natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen.